ntabwo mfite uruhare mu gutanga ijuru, ariko nta nubwo mbishidikanya ko atagiye mu ijuru. Simbishidikanya na gake, kubera mu myaka 30 twujuje imyaka 30 ari muri ICU tariki 24 z'ukwa kabiri. Ubwo twayujuje yari yarakangutse, ndabimubwira, mubwira amagambo meza menshi nkuko Trezor yabivuze. Yagiraga amagambo make cyane, yagiraga amagambo make, yarumvaga kurusha kuvuga. Yari umuntu ugira ubushishozi bwinshi cyane. Ndashimira cyane itorero Restoration Church Paruwasi ya Masoro. Nzabashimira, ariko muri aka kanya, muri uyu mugoroba, reka mbashimire mbere y'umuryango wanjye, mbashimire mbere y'imiryango yacu, mbashimire mbere y'inshuti zacu. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Kubera ko musaza wanjye ambwiye ko n'ejo nzavuga, ndabivuga ejo nzashima, ariko uyu munsi munyemerere mfata umwanya wo kuvuga amateka yanjye n'umutware wanjye. Uko namenyanye nawe, yari inshuti ya musaza wanjye cyane, Safari MC. Turavukana, byari muri 1995 tangira. Nabanaga na sister wanjye Madame Bishop, noneho babo babanaga barafite umuyobozi Leti Bagire, akagira ukuntu yabakariraga cyane, ngira ngo yari amahame ya RDF, nayo nshimira cyane. Nta wari wemerewe gutwara imodoka yanyoye, kandi icyo gihe benshi urumva bari aba teenagers binywera, akabakarira. Musaza wanjye yagiraga imodoka, aho kugira ngo babafunge yari afite imodoka. Icyo gihe bagafata musaza wanjye, we na retired Lieutenant Colonel Rutayisire, yari inshuti ye cyane, bakamushyiriramo mazutu, noneho we akaba ari bubatwara. Namenyanye nawe aje gushaka Safari ahantu twari twabanaga kwa sister wanjye. Yari aje gushaka Safari, yari ahazi ko Safari ba kwa mushikiwe ahantu. Araza arakomanga, barinje ukingura, arambaza se Safari ari hehe? Ndamubwira ntawe uhari. Safari yari yasize imodoka ajya i Kigali. Arambaza se muravukana? Ndabwira ndavukana nawe. Witwa nde? Ndamubwira. Warangije kwiga se? Ndamubwira oya sindarangiza. Ahita yisubirirayo aragenda. Nyuma yaho nkuko inshuti yanjye Perena yabivuze, nuko byagenze twaje kubana. Twabanye tariki 22 z'ukwa kabiri 1996. Ubuzima twabanyemo navuga ko murabizi abenshi, muri biriya bihe byari ibihe bitoroshye by'abacengezi. Nta na rimwe yigeze kugira deployment yo kuba Musanze aho twari dutuye, nta na rimwe. Nta na rimwe. Navuga ko twabanye muri 2011 twimukiye Kigali guhera mu kwezi kwa gatanu. Nibwo navuga ngo niho yabonye deployment muri Kigali, amaze no kuyibura nibwo yanansabye ko twimuka tukava Musanze tukaza Kigali. Ndashimira cyane, hari ukuntu hari indangagaciro
utozwa n'ababyeyi, hari n'izo ushobora gutozwa n'idini, ariko by'umwihariko ku bagabo bacu niko nabyita, bakuriye mu gisirikare. Mu teenagers bwabo bavuye mu miryango yabo ari abana baregwa n'igisirikare, ariko ndashima cyane indangagaciro zabo za gisirikare zo kubakarira n'amahame yabo, ndashima ko yayumviye birenze. Yari umuntu nk'uko Trésor yabivuze, yagiraga za kirazira, akagira, ntago mbisubiramo gukunda gusenga kwe, yakundaga gusenga bitari formalite, yakundaga gusenga kandi akabibamo. Akagira kirazira zo gutinya Imana, akagira na kirazira z'inama bagenda babagira mu mirimo yabo ya buri munsi. Kuko mu gihe mu myaka 30 maranye na Papa Trésor, umuryango wanjye urahari, inshuti ze zirahari, nta na rimwe bigeze baza kutujya hagati ngo twagiranye ibibazo, ngo byagenze gutya, mushiki wanyu yananiye, nangwa se nanjye mvuge nti mushiki wanyu yananiye, mpamagare mama ziwa nka sister we mukuru ngo mubwire ngo byagenze gutya. Oya, ndabivuga imbere y'ababyeyi banjye, Apotre Masasu na Mama Lydia, imiryango yanjye. Icyo kintu ntabwo kigeze kibaho, ndakimushimira cyane. Papa Trésor ni umuntu wababazwaga no kubona abantu batumvikana, ni umuntu utarakundaga ibintu by'amakimbirane, ni umuntu wakundaga kubona abantu bishimye. Mu magambo ye make, agakunda umuryango wanjye cyane, akankundira inshuti, akakunda umuryango we cyane. Babivuze, barabivuze, ni umuntu utarakundaga kubona abantu babana batumvikana, ni ikintu atakundaga. Agakunda iterambere ry'urugo rwe, ry'inshuti ze, ry'umuryango. Iyo yakubonaga abona wenda hari ukuntu bitagenda neza, yarakubazaga ati ariko kureba ahantu tugana ko tumaze gusaza, uraplaninga iki? Ubyibuze uzajye muri retirement, uvuga uti byibuze igihugu hari ikintu cyamariye. Iryo kintu cyaramubabazaga. Iyo yabonaga hari nk'inshuti ze zidatera imbere, byaramubabazaga cyane, ko abona byamurazije n'ishinga. Hari abana berekanye yagize uruhare kugira ngo barambabarirane bafande, ariko ngenda bifata nk'abana. Njya mbwira afande Mfizi nti njya mwibuka akiri umunyeshuri muri Kiste, niba nibuka neza, yakundaga kuza mu rugo, hari icyumba yarwaga aryamyemo amutegereje kwaza. By'ukuri Mfizi niba mufata nka muramu wanjye, sinzi, mufata nk'umwana wo mu rugo. Mu buzima twabanyemo, Papa Trésor ukuntu yakundaga umuryango we, hari umukobwa wahagurukanye n'abana, Fiyete yacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mama we baravukanaga n'umugabo wanjye, ukuntu yamushakishije sinzi, ngewe naje nza muri rugo barabanaga. Fiyete arongera ava mu rugo agiye kwiga i Kigali, aho arangirije agaruka mu rugo asanga Papa Trésor adahari. Yari Kitona niyo yabaga, niyo yari ari mu kazi. Murabizi ukuntu byagenze, abantu bakuye igihugu bakaza gutera igihugu, ukuntu babakurikiye. Aza guhamagara, twagiraga telefone fixe mu rugo, na mobile money nazabagaho. Arahamagara arabaza ngo ambaza amakuru uko tumeze. Yari yavuye mu rugo, ndabyibuka, yankaga ikintu gishaka kumpahamura kintera ubwoba. Arambwira ngo agiye ku Gisenyi ngo guhahira abasirikare ibyo kurya, ngo ariko aragaruka nimugoroba. Yakundaga ifi cyane, njya kugura ifi, terapiya, yakundaga terapiya cyane. Njya kugura ifi, ndaza ntegereza umuntu, ndaheba. Nk'ejo nibwo Fiyete yaje, mara n'iminsi nta n'amakuru ye mfite.
umunsi Fiyete yajeho mu rugo kuko twagumaga tuvugana, yabanaga na Ernest, arampamagara ambaza umeze ute, ndamubwira uri kumwe na ndambwira Fiyete yaje, arambwira mumpe, ndamumuha arishima cyane, arambwira ati mukobwa wanjye ndanezere ko ugarutse mu rugo ukaba washoje kwiga, ugume aho ngaho nzahagusange. Ndashima Fiyete, abana babiri Patience na Trésor nababyaye tubana. Trésor ni uw'97, Patience ni uw'99, ariko nibo babarize. Fiyete yavuye mu rugo, murabizi muri ibi bihe byo kwibuka byabagaho umwana akajya mu bitaro. Uyu niwe wamurwazaga, Penina niwe wamurwazaga, tukaba mu bitaro buri gihe mu kwa kane. Papa Trésor akambaza ati ariko hari ikibazo ugirana na Fiyete? Ndambwira nti ni umuvandimwe wawe uzakimubaza. Akambwira ati no, ngewe nta kibazo mfitanye na mama Trésor, ahubwo nuko iyi periode igera nkaba undi muntu kubera ibihe yaciyemo. Arambwira ati ni iki kintu wumva cyanezeza umutima wawe byibuze ukumva ko unezerewe? Arambwira ati nuko byibuze nava ahantu nkava muri iki gihugu nkagenda nkajya kwiga. Arambwira ati none reka ngushakire uburyo ujye kwiga hanze. Fiyete aba mu Bubiligi, ndamushimira cyane, yaje ejo mu gitondo, yasize abana nawe yabasigiye. Yarambwira ati maze iminsi 2 nteka ibiryo bazagenda bashyushya. Ndamushimira cyane. Fiyete wakoze, Imana iguha umugisha kandi wihangane ko wongeye kuba imfubyi, ariko ndahari, Trésor arahari, Bebe arahari. Kindi nshimira Fiyete, Fiyete ni wakijijwe mbere mu rugo tutarakizwa. Nge nashakanye n'umugabo wanjye ndi umu Adventiste, muganje ari umukatolike, ariko arambwira ati Katolike ni itorero ryandeze navukiyemo nikavukire, ushobora kumfasha tugasezerana muri Katolike ariko abana bakazarirwa muri Katolike bikomeza Adventiste nta kibazo. Fiyete niwe muntu wa mbere wakijijwe mu rugo. Pastor Matabaro namubonye, Imana iguha umugisha. Bya Fiyete turabizi ko yari umukristo wa Restoration Musanze. Nakijijwe mu by'ukuri Fiyete yaragiye. Fiyete yavuye mu rugo 2002, umwana muto mubyara 2004. Ndashimira Fiyete ko imbuto wabibye mu rugo ntago yigeze ibora, kandi ndashima ko gikomeje guhagarara mu Mana. Imana iguha umugisha. Papa Trésor ni umuntu wakundaga gusenga cyane. Aho nakirijwe 2006, Pastor Matabara arabizi, nta nubwo nivuga neza, nawe simuvuga neza, ndavuga ibiri byo. Ko Papa Trésor ni umuntu wakundaga ukuri cyane, yakundaga ukuri, yatangira kuvamo, yakundaga ukuri cyane, ntamenye guca ibintu ku ruhande. Arambwira ati rero nta kibazo, n'ubundi ntiwari umukatolike, dupfa twese kujya twuzuzanya. Niba ari ibisabwa bigomba gutangwa ku church iwacu nkabikora, niba ari ibisabwa nawe gukora akabikora, tugahuriza hamwe. Njya mbwira abantu kuntu umuyobozi wacu mba muri komisiyo ya Narada wari isuku mu rusengero mu nzu y'Imana, yabaga yaje avuye mu kazi ariko wa gatandatu ari vendredi nimugoroba, akabona simbyutse akambaza ngo ariko ntago uyu munsi uri bujye muri Narada. Twumva ko nta ntambara y'amatore y'amadini yabaga mu rugo. Ndashimira cyane abana banjye, ndabashimira, mwarakoze kumenya Kristo, mwarakoze cyane. Ndashimira cyane. Wenda ejo ntabwo nzabona umwanya wo ku Dadi ndumva ejo ari Holy Friday, ntabwo ejo azaboneka,
ariko ndagira ngo ushimire cyane itorero Mushumbyi na mami. Papa Tresor kuva yarwara uburwayi bwe yarwaye mu nda bisanzwe, ajya kwivuza, ajya kwa muganga ngo imvaga ari nk'igifu arwaye. Byari mu kwezi kwa 12 2023, ajya kwivuza bisanzwe, akora ama examen, biba ngombwa yuko bakora biopsy ngo barebe ikibazo yaba afite. Igisubizo cyaje nyuma y'amezi 2, cyaje tariki 14 z'ukwa 2024 ko afite kanseri. Ndamubaza, arambwira ati rero Tresor ntabwo yari ahari, yari mu kazi, umwana mutozo we ntiyari ahari, yari ku ishuri hanze. Arambwira ati sinshaka guhahamura abana ngo ujye kubwira abantu bo muri famille n'iki ko ndwaye kanseri, sinshaka kubahahamura. Tresor ari mu kazi kandi agomba ndashimira cyane umuryango wa RDF mu kwezi kwa 12 twaje kujya Nairobi. Mu byukuri twagiye ari umuntu utarembye muri iyo misi yose. Mu kwezi kwa 3 ntago ari umuntu wari urembye, yatahaga amakwe ya famille, yajyaga mu bintu byose bitandukanye. Bamubwira ati rwose iracyari hasi, nta kibazo, humura rwose ujye ufata treatment nta kibazo. Ndagenda nsimbuka, ariko kuva aho twagiriye mu Buhindi mw'abantu Masoro narababonye. Selire yanjye, selire yacu, selire dusengeramo Kefa, Imana ibahe umugisha. Ndashimira cyane famille ya Intercession Patience abamo, mwarakoze cyane. Ndashimira cyane umwarimu w'amaklasi witwa Peter Mugisha. Icyumba cy'amasengesho kiba mu rugo ni bya byumba Dadi hambere yarabivuzeho. N'ibyumba by'abashyitsi. Icyo cyumba kibi cy'amasengesho ni Peter waje kugisengeramo bwa mbere. Nari namubwiye ko ndwaje umugabo afite kanseri, ariko akabona ari umuntu ugenda ari mu kazi nta kibazo afite. Araza afata iminsi 3, ntiyaramuzi. Nanjye ubwanjye ntabwo twari tuziranye, kubera ko umwana habaho hariho famille Intercession bafite gahunda yo kuza nyine kudusengera. Akabanza akabaza Peter niba nta muntu yapanze muri iyo minsi. Peter ahuri, ndagushimira, warakoze cyane, kandi Papa Tresor nzi ko yagiye gushimira. Selire bagiye basimburanwa, buri wa mbere yuko selire itangira bakabanza kuza gusenga, hakagira umuntu uza gufata isaha yo gusenga mu rugo. Narababonye ku bitaro, narababonye. Mwarakoze Restoration Church Masoro, mwarakoze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mwanyeretse ko muri umuryango. Ndabivuze n'ejo nzabisubiramo, mbivuze kuko umubyeyi wanjye ejo ntabwo azaboneka, ariko twarababonye. Ndashimira cyane uyu mubyeyi duhagararanye, Penina nk'uko yabivuze, twari tumeze n'abantu, urumva abantu imyaka 30 n'urugendo rurerure.
twavuye mu Buhindi tariki 7 tujya Faisal tariki 8. Twamaze icyumweru mu cyumba, nawe yari inaha, yari yaje gushyingura mama we, aba muri Amerika uyu mudamu, ariko akenshi araza kuko urugo rwe rubinaha. Umunsi yari gusubira muri Amerika, yaraje hari tariki 14 z'ukwa kabiri, asanga bamaze kudushyira muri ICU. Yaraje aje ngo twirirwane ahave ajya ku airport, ko yaje afite ibintu, avuga ati ndahirirwa nimugoroba ngiye ku airport. Ese tumaze kujya muri ICU, twicaye hanze, harangije numva ari guhamagara kuri KLM, ariko ari gukancelinga tike ye. Ndamubwira se urari ku rugendo rwawe n'igihe umaze waraje, yaje aje kurwaza mama we, mama we arataha, mva yaratinze, ICU kutazigiye azaviramo, nicyo nzi cyo nuko azavamo, kuko jewe Papa Trésor narwaranye kwizera. Ndibuka nigeze kubwira Daddy bari muri Canada, ndi mu Buhinde, ambwira Daddy kwizera ndagufite, sinzi ukuntu akabuto ka sinapi kangana, ariko mba numva ngufite. Ariko ubwo ibyo uko kwizera kwaje nyuma yo gucika intege, ariko ndagushimira Daddy ko wagiye mba hafi, mwambaye hafi, muzamura kwizera kwanjye kugera ku kwizera ndenga kamere. Nubwo ntaramenya niba narahinyujwe, niba byaragenze bite, ntago ndabimenya. Uyu mubyeyi yahise ahindura itike, umva twari mu cyumba, ntabwo icyumba bari bamaze kukidukuramo, tugiye muri ICU nta chambre baguha, tuba hanze. Ahinduje itike, yamaze icyumweru turara hanze ku ibaraza rya Faisal. Turara ku ibaraza rya Faisal, imibi turya, imvura, ariko ndashima Imana ko yaduhaye ubuntu bwo gusinzira. Twarasinziraga, bakatubwira ko imvura yaguye ntitunabyumve, ntitunabimenye. Ndamushimira cyane, Imana iguha umugisha mu bantu nzi ko rwose basonzwe n'uburwayi bwa Papa Trésor. Uyu mubyeyi arimo, nta amaproteine nakoreshaga, icyashobokaga cyose yaroherezaga. Sinzi niba ari ubuntu bw'Imana, Papa Trésor ntiyigeze asa n'umuntu wafashe kemo. Yafashe kemo nyinshi, ariko ntiyigeze asa nazo. Inzobe ye abamubonye bafande Cuba, yari wa wundi. Mama King warakoze cyane, kandi uzanshimire Papa King, uzanshimire n'abana. Undi muntu nshaka gushimira mbere Daddy kuko ejo atazaboneka nkuko nashimiye Peter, ndashaka gushimira Mama Tesi. Mama Tesi nawe ari mu bantu bamenye uburwayi bwa Papa Trésor. Uriya mubyeyi nagasanzwe, Daddy nagasanzwe. Ni umuntu ukora ibintu ukabona ko sinzi uko nabivuga. Amatesi yajyaga aza tukararana hariya hanze Faisal, yafataga nk'iminsi 3 avuga ngo Yvonne, guhera uyu munsi, guhera kugeza uyu munsi ni njyewe, nta wundi muntu winjiramo hagati. Ndamushimira cyane mbere yanyu, mbere y'itorero. Yarakoze cyane. N'abandi twararanye hariya nzabashimira ejo, kuko mwakoze ku mutima wanjye cyane cyane. Nifuje kugira ngo nshimire abo bantu bo kuri church, mbere y'umubyeyi wanjye, mbere ya mami. Mwarakoze cyane, n'abandi nzabashimira ejo. Mwakoze cyane. Inshuti z'umugabo wanjye, bafande bakuru, mwakoze cyane kuza kwifatanya natwe, kandi n'ejo tuzababone. Nago
ngewe nabwiye abana ngo sinzi isomo Imana ishaka kwigisha, ariko nari mbwira sinzi nabwiraga ngo nshaka kuzaganira na dadi akambwira iki kintu impamvu yacyo. Mu by'ukuri numvaga ntegereje igitangaza, numvaga ngitegereje pe, kandi nkaba sure ko nzakibona byanga byakunda, ko numvaga nta kintu cy'umwanzi numvaga gishobora kumuhesha umugabo wanjye na kimwe. Ibintu byose byari ku murongo. Iyo mbivuga abantu biwacu Masoro barabyumva, nta kintu cy'umwanzi twari dufite na kimwe. Ariko dadi buriya nubona akanya tuzampa umwanya tuganire, kandi nzi ko utazawubura. Ndashimira cyane umuryango wanjye n'umuryango nashatsemo. Patrizor yarabakundaga cyane kandi atarobanura. Patrizor n'umuntu utararobanuraga ngo uyu urwego rwe iki, oya, abantu bose yabafataga kimwe. Ngira ngo umukecuru duturanye w'umuturanyi wacu twakantarama nijoro yabivuze, hari tujya tugira umutima wo guca bugufi. Imana izatwuzuza ikintu cyo guca bugufi. Ntago umugabo wanjye yacaga bugufi kuko yari umuntu ucishije bugufi, ariko buriya iyo usenga Imana ucishwa bugufi ukumva ko byose kibera ari cy'Uwiteka. Ni ikintu namwigiyeho kandi mushimira cyane. Ndashimira basaza banjye, abana babo, abagore banyu. Imibu yabariraga Faisal nta na rimwe nigeze mbahariya njyenyine. Ndashimira cyane mama Giselle, yataye urugo rwe atuye Gisenyi, amara ukwezi iki gihe cyose kabonaga Faisal. Ndashimira cyane mama Pasya. Mama Pasya wenda bimasoro bamuzi ku izina rya mama wa Pastor Timothée. Warakoze cyane, warakoze. Imana iguhe umugisha. Ndongera gusoza nshimira Restoration ya Ottawa, aho umwana wanjye asengera, Zoe mwana wacu aho aba, inshuti ze, abashumba be, imiryango, famille ya mama Vivi. Mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mwarakoze. Papa Trezor ni umuntu wenda reka nkivuga ubu ngubu turi mu Buhinde, yigeze narinzi kumvuga parcours y'uburwayi bwe. Turi mu Buhinde yigeze kumbwira ngo ariko mu by'ukuri uretse kwikunda ubona hari deni mfite. Iyi ndwara yajyaga agira uburibwe akanga gufata painkiller, bimwe bavugaga by'abasirikare by'ukuntu nyine kwihagararaho ntibemere kugaragaza akababaro, akavuga ati no, nta painkiller ndi bumwe. Akababara nkabibona ngasenga. Ndashima Imana. Mwababyeyi mwe nuhagarara nugira ikibazo ujye usenga. Buriya abantu bambazaga ku Faisal ngo kuki nambara maske ntago nshira umwuka. Maske nayambaye kuva mu Bushinwa dutangira umunsi wa mbere dukandagira muri bitaro bya Medanta. Ninjiraga nsenga ko nabaga nambaye maske, ntabaga baraba ntibabazi n'Imana. Nyinjira nsenga agafata kemo niyo yabaga ari iminota 30, niyo yabaga ari amasaha, nambaye maske nsenga, nzenguruka ibitaro nsenga. Twabaga turi muri floor ya 10 nsenga. Nukuri niba ari ikintu cyanyambitse imbaraga nikiriye. Ngira ngo kuri uko gusenga kwanjye yabonaga, akambwira ngo ariko uretse kwikunda ubona hari deni mfite, genda umuntu w'Imana. Abana banjye reba aho bageze, reba waretse kugondoza Imana. Afande Kayiranga niwe wajyaga abibwira ati umugore. Ndashima abantu twabanyeyo, ndashima n'abadusanzeyo, ndashima abo nahasanze,
nzagira umwanya wo kubashimisha. Ndashima bene mama wacu, abantu bo kwa mama, mwarakoze cyane, barimo sister wanjye Bea. Ndashimira abantu mwese mwagiye muza gusura abana mu rugo, ba sisterhood, mwarakoze cyane, nzabashimira. Ejo nzashima gusa ntabwo nzatinda. RDF, umuryango wa RDF ndawushimira cyane. Numvaga ejo ntabwo nzawushima, ariko ibi bintu navuze bya Papa Trezor kubana nawe nta nduru nta ntambara n'iki, nazira ndangagaciro n'uburyo mwamutoje. Mwarakoze cyane, muri abatoza beza. Imana ibahe umugisha. Korale irakoze cyane. Muri uyu mwanya tugeze mu kanya k'ubuhamya. Nk'uko nabivuze, muraza kumbabarira. Inshuti za Murasanyi ziri hano ni nyinshi, abazi Murasanyi ni benshi, n'abakwifuza kugira icyo bavugaho nabo ni benshi. Muranyemera rero kubera igihe n'umunsi muremure dufite ejo, umwanya tuwuhe abantu bagenwe n'umuryango, kubera ko iki cyumweru cyose tumaze tumutaramira. Twagize igihe cyo guha umwanya abanye nawe, abakoranye nawe, inshuti n'abavandimwe. Muri urwo rwego rero ndashaka kanya umuntu ugiye kuwimburira gahunda z'uyu mugoroba, ni umuvandimwe wa Murasanyi, yitwa Lieutenant Colonel Fizi. Niba ari hafi aze atubumburire iki gitaramo, hanyuma na Matingiri, umwe muri basaza ba Murisa, abe yitegura. Arakoze. Mbanje kubiseguraho nambaye agapfukamunwa ko narwaye grippe n'inkorora. Mbere na mbere, nubwo wenda umukuru w'umuryango ari buze kubivuga, ndabashimira mwese mwaje gutabara umuryango. Ndashimira korali yaturirimbe neza, ndashimira Apotre Mashas, na bafande muteraniye hano, inshuti n'abavandimwe mwese, mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Nk'uko babwiye, nitwa Lieutenant Kanimanu Fizi. Afande Murasanyi ni umuvandimwe wanjye, ni mukuru wanjye. Mu gihe rero cy'icyumweru gishize, ni byinshi bamuvuzeho, yagiye akorera umuryango bitandukanye. Gihe rero natinze, ndashaka kuvuga ku kintu kimwe gusa, ariko gifite uburemere budasanzwe. Ikintu ushaka kuvuga ni ikintu cy'urukundo yakunze igihugu, kugeraho yimpakitinga umuryango we, kandi icyo ngicyo agisangiye na bagenzi be bari hano. Ndi bubonereho nabyo kubivugaho gatoya. Nihereyeho ku bwanjye, nk'uko mubyumvise, ipeti rya Lieutenant Colonel mu gisirikare ni ipeti ryo hejuru cyane. Bafande mureba aha ngaha bicaye muri uruhande, ndetse n'abandi bicaye ahantu hatandukanye, batangira urugamba rwo kubohoza igihugu igihe nari mfite imyaka 10. Barusoza ubwo rumumva iyo nari mfite. Ngarutse rero kuri Afande Murasanyi, impact yagize ku gukunda igihugu, gukunda u Rwanda n'abanyarwanda, ni muri uru rwego bashaka ni muri iyo line nshaka kwerekezamo. Ndashaka guhamagara bamwe mu bo impactinze ndimo, yahereyeho ku gukunda igihugu.
sinshaka kuvuga ko kuba umuntu atarakoze igisirikare aba adakunda igihugu, ariko hari extent, hari urwego ushobora kureberaho koko kuba umusirikare harimo ubwitange budasanzwe. Afande Murasanye yagiye mu gisirikare igihe nari mfite imyaka itari hejuru y'6 muri NRA. Ngira ngo hari mugenzi we babanye cyangwa se bagenzi be babanye hano bagiye batanga ubuhamya bwe, ariko noneho ndashaka guhera kuri kubo yagizeho impact cyangwa se ingaruka muri iyo line yo gukunda igihugu ndimo. Harimo umuhungu we Trésor Murasanyi, yaza hano, Lieutenant Trésor Murasanyi. Captain Chantal ari hano, yaza vuba rwose. Lieutenant Reno, Lieutenant Patience, Sergeant Mwanachama, please come over. Lieutenant Patience are here. Where are you? Ari hehe? Na Captain Chantal ari hehe? Arahagera. Okay, ubwo akazi kamufasha. Aba ni bamwe bari direct mu muryango wagizeho impact mere kuri jewe kugira ngo tujye mu murongo wo gukunda igihugu, tujya mu gisirikare. Bityo rero nagira ngo nsabe, koko nagira ngo mbikore vuba, nsabe ikipe ya Lieutenant Shema, ikipe yanyu mwaza hano. Lieutenant Captains, please come over. Muri hehe? Mwihuse. Abashoboye ko atari hano bari mu kazi, koko akazi ka gisirikare akenshi kaba kari bize cyane kubiye kubona umwanya muri benshi bigorana. So cyo ushaka kuvuga icyo Afande Murasanyi yakoze asangiye na bagenzi be bari hano, bafande bose bari ahangaha, ni ukuimpactinga generations zibakurikiye, harimo barumuna babo aribo batwebwe, harimo n'abana bibyariye. So nishimwe rikomeye, ndagira ngo mfate umwanya namwe mwese mbashimire, bafande mwese muri ahanga mbashimire, kandi mbabwira ko rwose ibyo mwakoze tuzabisigasira. Biri too emotional kubivuga, koko nkuko nababwiye jewe mwatabara igihugu mfite imyaka 7, I mean 10. Uyu munsi ndi ku ipeti rya Lieutenant Kano, ndi umwarimu Nyakinama mu ishuri rikuru rya gisirikare, nanjye nigisha abagenzi banjye. Ariko byose nimwe tubikesha, tubikesha abatubanjirize, harimo Fande Murasanyi. Koko njya mu gisirikare nari ndangije academy, arampamagara arambaza ngo wumva ufite ihe gahunda. Ntabwo numva afite gahunda yo gukomeza mu mashuri nkarangiza. Ati se wumva utekereza kuzaba umusirikare? Ndamubwira nibyo narabi, ahubwo murambigerageza kenshi bikanga, ariko ndabishaka cyane, nzabikora. Naba nari narangiza kwiga cyangwa se nararangije nzabikora. Ati je nakugira inama ko uzabikora, koko iki gihugu twakibonye bitugoye, kandi mugomba kugi maintaininga kikaguma ari igihugu. Ndamwumvira cyane, ndabikora. Kimwe nabo Trésor Murasanyi ni buriza bwe, mpamye ko nawe hari andi magambo yamubwiye,
Mwanachama ni uwa mukuru we, ni uwa se wabo. Patience ni uwa murumuna we. Shema, Nkangura, abo bose ni abana b'abayobozi, ni abana ba afande mwese muri aha ngaha n'abatashoboye kuboneka aha ngaha. Ni ikintu kidasanzwe rero ko impactinga abantu muri ubwo buryo. Ibyo Murasanya yarabikoze cyane. Ubwo gihe nagiye nibanda ko ari gihe twavuganaga kuri jewe ku giti cyanjye, aho duherukanira kuvuganira naho nari nabaye deployed nka twa CCO ahantu za Bweyeye, ahantu hitwa za Nyabitimbo na za Rasano. Arambaza, aramamagara ndiyo arambaza ati wabaye twa CCO, ataha tubure nibwo ugiye kuba umusirikare neza. Arambaza ati se ataho narahabaye, ati nama nshaka kugira rero nuko wa focused, utwara ibitabo byinshi, ntuzarangare ngo ujye mu busenta bwaho, uzajya ukora akazi kawe ka gisirikare muri operations, n'ubura aho ngaho muri tent yawe usoma ibitabo. Koko nanjye narahabaye kandi ibyo bintu nakoze byangiriye akamaro cyane. Ubwo niryo jambo rya nyuma twavuganye ku bijyanye n'akazi kanjye, ariko hari n'izindi nama nyinshi yangiriye. Rero ndashaka kugira ngo niryo ijambo ryanjye naho ryagerekeje kugira ngo mbabwire impact Murasanyi, afande Murasanyi yagize kuri twebwe nk'umuryango ndetse n'abafande muri rusange. Ndashaka kubabwira ko bafande bicaye aha ngaha abenshi abadafite barumuna babo bimpactinze, bafite abana babo bibyariye bakabohereza mu gisirikare. Uyu munsi iki gihugu twizera neza tudashidikanya ko nawe uzongera kukidukuramo. Apotre Masasu yahoze avuga ko yagiye muri 59, imyaka yari afite sinyizi icyo gihe. Ubu naho uzongera kujya, n'abandi bazavuka naho bazajya. Koko turahari, natwe abo tuzabyara tuzabimpactinga muri ubwo buryo. Niwo murongo byose tubikomora kuri bakuru bacu. Bityo nkaba mbashimira mwese, ntago nshaka gutinda mu magambo. Nshimira abafande muri aha ngaha mwese, koko ngira ngo wari umwanya kugira ngo nibura ari abakiri ku rugerero, ari abaruvuyeho, mbibutse ko tuzirikana ibyo mwakoze kandi ntago tuzatatira igihango. Murakoze. Imana ibahumuje. Murakoze. Ngewe icyo nshaka kongeraho ku byo afande Mfizi avuze ntago ari byinshi, ni akantu gatoya kerekeye ku ruhare rwanjye na Lieutenant Kano Murasanyi. Ngewe nkigera mu gisirikare nk'uko abivuze, habayeho imbaraga za Lieutenant Kano Murasanyi kubera yuko ntago biba byoroshye, ariko iyo ubonye umuntu ukugira inama ukamwumva urabikurikiza. Ariko mu by'ukuri mpereye igihe ninjiriye mu gisirikare nagumije kubana na afande Murasanyi. Nabonaga akanya mu kazi nakoraga ka buri munsi, nabona akanya nkaciwe. Ibiganiro twaganiraga nta bindi byari by'igisirikare n'ibyo twiberagamo nge nawe. Abantu bajya bagira amatsiko, abantu bakajya kubagana ukuntu inkotanyi zabohoye igihugu n'ukuntu babayeho mu mahanga. Ibyo nibyo naga niceye Leta Murasanyi tuganira, ambwira. Rimwe na rimwe yajyaga ambwira ibintu byinshi, akaza akambwira ati ariko we mu kazi ukora ubona bimeze biti. Nkaza wenda nkamubwira ntisavande ko nabonye mu kazi nkora bisaba kumva no kumvira. Agaseka ntansubize. Nkagenda mfite namubwiye se igisubizo muhaye kijyanye n'ibyo ambajije, nagaruka nkamubwiye se kutansubije. Ati umuti wanjye warakoze. Rero
twebwe nk'umuryango tubuze umuntu ukomeye ariko tubuze n'inshuti y'umuryango. Ngewe ibyanjye byari ibyo, murakoze.